itabwa hanze na se ry'umugabo witwaga Sean Warren ari kumwe na nyina, n'ikiganiro cyabaye nyuma y'imyaka 30 hagati ye n'umuseriveri byakunzwe binasangizwa n'ibihumbi by'abantu kuri social media. Nabateguriye iyi nkuru buri wese ari bugire icyo akuramo. Kurera umwana ni akazi gakomeye cyane, namwe umunsi umwe niba muzaba papa cyangwa mama, ibi bihe bigoye nk'ibi muzabicamo, igihe muri mwe uburanga bwe bumwenyure bubikuye ku mutima. Namusigiye $100. Yego ndabizi ko atari bumuhaze, ariko nkuko nabivuze, byibuza iri joro aramwenyuza uburanga bwe. Nyiri muto nagombaga gufata inshingano, kandi mfatiza inshingano mama yahoraga mfata ukuboko. Yanyigishije uko bahagarara bemye, yanyigishije gukora no kugira umuhate icyo bisobanuye. Wenda tudufaranga tw'iri joro muhaye turatuma akorana akazi k'umuhate kurushaho. Simbizi, ariko mama uko yari ameze ndakuzi. Muhe icyubahiro abamama bavunika ari bonyine, bo ni beza kandi barihariye nka mama wanjye. Ndagukunda cyane ma, uri intwari yanjye. Tukaba tugeze ku musozo. Niba mwifuza ko video nka zino zikomeza, nimwibagirwe gukora like, kubw'inkunga mwakora subscribe. Tuzabonana mu yindi video. Mugire umunsi mwiza.